kuganira ku kimera cyitwa intare y'irungu. Ikimera cyitwa intare y'irungu ni ikimera kidasanzwe, kuko ni ikimera gifite n'izina ubwacyo ritangaje. Kuba cyitwa intare y'irungu, usesenguye mu Kinyarwanda cyimbitse, wavuga uti ni intare yigunze. Yigunze iba yonyine. Ni ukuvuga ko rero nacyo kuko ari ikimera kuko gitangaje, gifite n'iryo zina ritangaje, ni ikimera gifite ubushobozi rwose buremereye cyane. Ni ubushobozi buremereye, ni ubushobozi ntagereranywa, kuko ni ubushobozi bushobora gukuramo ububabare bwose mu mubiri wawe, ububabare bunyuranye. Ni ukuvuga ko umubiri wawe wose, aho ubabara hose, aho ufite ikibazo hose, ikimera cyitwa intare y'irungu gishobora kuhavura, gishobora kuhakiza ukaba muzima. Icyo kimera intare y'irungu ni ikimera cyiza cyane kandi kidahangarwa.